reka ni ibintu by'amafuti yari arimo ambwira. Okay, so nanjye rero nibwo nari nkiza ariko ndashaka kujyana mu gasantere ari umuntu ufite gahunda then nkahita garuka tukaganira. Sawa, nta kibazo nanjye. Reka buriya ngiye Samantha simukunda habe na gato. Frank, ni byiza ariko ugira inama ubigendemo gake, ejo utazabura Samantha. Gloria ntumubone ukabura byose nk'ingati imena. Ukamubwiye nakubwiye ibyo uvuga ni ukuri. Yenge kubanza nyine mvugane nawe ubwanjye nimenyera ukuri. Rero mubwire wa mukobwa nizere ko uza amasezerano nagiranye nawe. Uri kunyumva? Utazibeshya ngo ufate ibintu Habimana guhaye. Umenye ko nyoko hano nta mugabane yigeze ahasiga. Ndabyumva nta kintu kimwe nzemera. Uzibeshya ugire n'iki na kimwe ufata. Uzabona icyo ndicyo. Kandi umenye ko muri uru rugo nta muntu n'umwe wagira icyo avuga.
Ese shiri utishimye wabaye iki tuvuga kuba nagira ngo ntabwo uramvugisha wambwiye wabaye iki iwanyu muri abagome babi mama we ni umuhemu ariko burabera n'umwe mukuru ya Gloria nta kintu yabatwaye mumumukira kure bura mumuna bizabageraho kandi bizabagaruka sheri ntabwo ari njyewe ni mama buriya bakundaza kumuhagarika niba ari n'ibyo kuvuga bireke ushiriga mama ngira n'amahane uko nanjye ujya mbwira nabi iyo nakosheje wenda nko kunyica ahubwo nyine n'uriya mukobwa nawe ni umujura cecekaho subiza iyo urivanye ntongeye kuvuga ko Gloria ari umujura tutaza kubitonganira wimubeshyira nasumba bari kubwira nabi sibyo ahubwo icyo nagiye mufashe nk'umuntu dukundana hari impapuro ngiye kuguha mbora uzishyire Gloria gusa azisinyeho sinyatire gusa sheri kwekera Gloria njye nzasinya iki erega Gloria na nugusinya gusa bisanzwe n'agasinyatire gasanzwe ariko wowe nk'umuntu dukundana uzasinya ahantu hakomeye cyane uzasinya muri mariage civile turi gusezerana ku murenge usinya no kwa padiri ari birenze ibyo se umva ko nta kintu kibitikiye sheri tuzambeshye umwana muzakubeshye sawa mama turakora ikintu nuko Frank ashaka ko zino mpapuro ari buri zisi mbese simbona uzifite ikindi ushaka ni iki mama Frank yambwiye uzimuhere Gloria zisinye ngo nicyo kizamwereka ko mukunda ariko nkubaze uba muzima mu mutwe ubwo urumva ibyo nige nabikwemerera none se urashaka kubura amahirwe yawe none se nimba gukunda ko cyari gushaka abandi bantu basinya zino mpapuro ese mama dukora iki umva rero nk'ukuri namaze kumenya ko Frank akunda Gloria sibyo niwe tugomba kubishiramo kugira ngo ari amafaranga tuyabone bikumva cyangwa bitari ibyo tugashaka amaneko ibyinjiramo hagati aho tutazabura ihene n'ibisiriko muzabana bikumva ntugire ikibazo mwana bikumva Gloria hari ikintu ushaka kugusaba sibyo kandi uramuko kinyemereye niyo mahirwe yawe ngira nimba gishoboka ndagikora Ngaguro namaze kumenya yuko Frank agukunda sibyo ubwo nashakaga ngo ugende nawe mubwire ko umukunda sibyo kugira ngo usinye ziriya mpapuro ze amafaranga naramukaje nge nzaguha icya kabiri cyayo sibyo kumva bigoye oya shiri ntabwo bigoye mama ntabwo bigoye pe ukuntu kubigenza gute ibyo ni ibintu byoroshye cyane shiri kandi ndimo ndapanga n'ubukwe bwa Frank na Samantha ni ubukwe nimumara kuba leta ngushakira umugabo mwiza cyane sibyo shiri baranyemerera mama nyemerera nyemerera shiri umva rero ubwo rero ngomba kugenda nkazana urupapuro ukabisinyira ukemeza yuko ibyo umbwiye ari byo tujye shiri oya nta kibazo nase kunuri igikobwa cyiza di sibyo shiri nta kibazo wumva se reka nze zikuzanire we karita nagutumye irihe
nasanze ikarita zashize hanyuma mbagurira mituweli ahubwo mwareba ko yaba yabagezeho. ndabona yaje nyuma se kuki watinze Bose ni ukuri hari urugendo rurerure. Bose hari akantu nashaka kubabwira. akantu kameze guteze kandi Hari ikintu kintera agahinda muri uru rugo rwanyu rwose. Rwose uriya mwana arapfa agapfunyikwa ku buryo numva n'akazi kanyu nagasezezera aho kugira ngo nzabazwe umuntu rwose amaraso ye nzayabazwe. uravuga uyu mwana se uravuga Gloria bintera agahinda pe ku buryo numva no gusezera akazi kanyu nagasezeraho kugira ngo nzabazwe amaraso y'umuntu. nubwo mukecuru genda ujye mu kazi kabyo ntabwo ikureberera famiye yanjye turi kumvikana ariko nabibabwiraga ngo muzakurikirane uburyo afashwe genda nyine nzabikurikirana ndebe hari ikintu ushaka kubwira nizeye kuba mbabariye kuko naraguhemukiye mwe bikabije ariko nanjye si njyewe hari icyabinkoreshaga kandi icyabinkoreshaga namaze kukimenya ariko umuntu ntabwo bizongera burundu kubera uno munsi ngiye kukubera mama wawe atari ndetse nkubera na papa wawe atari turi kumvikana murakoze anko none se n'iki mwaba mwaramenye mutari muzi Gloria igihe cyari nzabikubwira gusa birababaje ikindi kandi imitungo mama yose naramuhuguje yose ngiye kuyiguha kujya tumenye impuguza ubu nacyo namaze kukimenya kandi ntabwo nari myiza murakoze cyane kandi umuntu nakubona pe bwire mu kazi kawe urimo gukora akoshira ntasoni wamburanye iki kugira ngo kunshyiraho cya gikobwa ubona kindusha iki niki ntakoze basi pe usuzuguza uriya mukobwa twese ubu uvuye iwanyu uje kunsakuriza hano ku kazi utigeze unampamagara shaka no kumbwira buri uko ushobora kunyirukanisha ku kazi kubera bro bakubwira ikintu kimwe utazi rero ni iki Gloria ni mwiza kukurusha nta nawe muhuriye kandi Gloria ndamukunda ibyo ukibibona